kubigisha isomo rya parikingi. Waparika ute imodoka yawe? Imodoka yawe kugira ngo ujye muri parikingi neza nuku. Imodoka yacu ibiparitse ku ruhande rwa parikingi. Iruhande rwa parikingi. Okay, naha tugiye gutangirira. Reka njye imbere kugira ngo mushobore kuyibona neza. Murabona iri nko muri metero hagati y'ebyiri n'igice n'eshatu. Iyo umaze kuringaniza n'urutugu imodoka yawe uhita uyikata yose, ukaza imbere ya parikingi, uzamuka wasizeho za santimetero nibura 30, hagati ya 30 na 20. Ukaza ukaringaniza imodoka yawe. Na rotorovizeri y'imodoka urabibona neza. Iyi modoka yari igoroye ariko arayikase, akase ibumoso. Kurikire turebe neza. Buriya arimo gushaka igiti cya kane uhereye inyuma. Igiti cya kane uhereye inyuma. Dukomeze dukurikire turebe. Iki giti cya kane nacyo ndagenda ngikoreho mu kirebe. Igiti cya kane hanze ngikoreho mu kirebe. Akoresha rotorovizeri ariyo tureba nyuma tw'imodoka. Ubwo nak'iburyo. Parking ngiye kubigisha akoresha ak'iburyo. Mukurikire murebe. Igiti cya kane, reka murebe muturutse hariya aho imodoka yaturukaga. Igiti cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, icya kane. Icya kane aza kirebaho ikijanja. Ikijanja buriya nicyo arimo gukurikira, yenda guhisha igiti. Ariko akagihunga. Aba yenda kugihisha ariko uko agenda yenda kucyegera akagenda agihunga. Manevure ya mbere iza muri parikingi, ikata ibumoso. Iya kabiri igakata iburyo, agasubira inyuma. Ugenda usubira inyuma gatoya, imbere gatoya, santimetero zitarenze 20. Santimetero 20. Murabibona. Niyo parking. Iyi modoka igezemo rero, imodoka ikaba imaze kugeramo neza cyane. Iyi modoka igezemo
avuza ihoni. Iyo avugije ihoni baramubwira ngo sohoka, katubanze turebe imodoka igeramo noneho gute. Ni gute imodoka igera muri parikingi kugira ngo ubyizere. Biriya biti bya mbere bibanza aho imodoka yinjirira, imodoka iba yabirenze ijya muri parikingi.